ayejeje ndebera nk'imisozi uyu mutipa aba yanyurije bana yanjye namenyereye umujyi none ndebera ariko nzana mu byaro ibintu ndabivamo ko kamuhamagare ndebe numva aho ngeze ntanaza no kuyoba nendo mamagayera akunda wona rishira mamagaye ugubu yagageze ego niwo temani ibi byaro wanzanyemo ngaho basi ndangira inzira ahantu ngeze ndabona wagira ngo nanayobe zamuka muri ako kayira nari ngumye nzamuke kano kayira karahangeza mukanekera imyumbati mukayita mubari imizi sha vuze ngo twakutekeye imyumbati ngo turangije tubari imizi ahubwo nsange mutanekeye inkoko n'ifiriti murambona nkoko ubona n'ikijumbura shima Imana Jesus sawa kanze mpagere nta kibazo bite sheri byiza sheri nari nkukumbuye erega nawe n'ahandi mu cyaro ireba imisozi wanzamuye naje narushye sheri wanjye ni karibu rwose mu rugo ngaka gatete sheri reka nze mbwira ababyeyi baze bakureba nta kibazo babwira baze basuhuze n'uyu nguyu mukazana ahaguruka ngwemo mumeze neza umva n'uyu nguyu nubona kubwira gukore mu ntoki rwose umva wararambagije neza wahisemo neza pe uracimye se umva wamubonye so reba mukazana mugwemo mukazana wacu rwose reba ukuntu ameze mukazana wamwishimiye 100%. umukazana namwemeye nkimubona nkimukubita mu maso yanjye sinzi ukuntu yasembera nako namwemeye umva 100% namwemeye wamwemeye nimba mwemeye 100% si ngo njye wanyemeye kangahe weho nkwemera nka 250% urumva ko birenzeho nubwo twakuze tukarenga iyi myaka ariko karenze gafite ukuntu nyine gafite imiterere majina la Yesu mundebere umuntu ubwo bivuga yuko wamukunze kundusha umva ndahangana nawe nese ko bamutuzaniye ngo tumushimire umuhungu wacu nk'imfura yacu muri imfura yacu nayemeye akantu yagiye inkorera rwose ubu ngubu 100% neza nahise mbyemera noneho kuba mvuze ko mukunze kuko yamunzaniye urumva ari ibintu birenze ahubwo genda nyaruka mu nzi kambere ubutegura ibyo mu nzu n'ubundi mbanganiza umushyitsi yewe ubugiye ngira ngo sisi we uricara weho inka itari yabona ubwatsi Jesus ubwo bivuze ngo nuguhita ujya kwahira bose papa uri kumbuza kugira ngo niganize sheri wanjye ariko papa ari iki nk'itari yabona ubwatsi kandi ikindi njye sinkavuga umagaze hejuru utuma njyewe mubi nzamuka ku buryo unahita nkukubita n'ushimbira ya sheri wawe uragihega ukangira mbone n'umufuka nananje uhita ujya kwahira ubwatsi vuba vuba inka kibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo uri umukobwa mwiza imiterere noneho njyewe burankikubona ubu ahubwo unyemereye wasiga unamaye n'urunamba uriya muhungu wanjye ari ukuntu bamuziho n'imico mibi urashaka ko duciringa se ngo guca ibisheke k'umuhoro bawujyanye se Jesus nkubwiye guciringa gucira inguga aba ari ukumera gute aba ari nko gucirana wenda buriya kagura kwirukanka nangwa ariko si kikigira ubwonko mu mutwe guciringa n'uguhuza guhuza imibare mpande 2 na mpande 3 cyangwa kwa kundi bahuza n'ibyo mu ishuri rwose turetse ibindi guca hirya dukoza hirya dushoka burangiye nagukunze rwose nabikubwira ku manywa y'ihangu buriya utagira ngo cyagiye umucyayegereje kwaye kugira ngo nuko nyaje buriya nagira ngo kitaza kutubangamira mu biganiro kugirana kugira ngo kigende kibe kiduhaye umwanya ahubwo weho rwose ibyo kuvuga ngo uca hirya no hino nagukunze akumira n'umusizi w'ifundi urimo satani ngo urashaka ko dukundana dukundana nyine buriya gukundana n'ibyo ngibyo umusaza nkawe buriya reka nkubwire buriya imisaza gusaza imyaka bundi ubwo nibyo ndi kumva uri kugira
imyaka ni imibare buriya umbonye gutya yaba yarakunyeretse mu buto bwanjye umva nari ruca ku mayange wigendera ariko buriya nubwo ubona nshaje nkeneye uruhu rushya n'agakoni gasunika imyaka ahubwo icyanyereka inzira yasibamwe isubira ibwana nayinyuramo da niyo yaba ari ukuyoboza njye nakwemera nkayoboza ni ukuvuga ngo uruhu rushya ni weho naho agakoni gasunika imyaka ni ubuzima bwanjye nawe sha kugira ngo numve satani reka mbwire satani reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwira ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga ahubwo rero njyewe mfite amafaranga 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 ndayafite vuga umfasha ahubwo vuga umfasha ubyemeye ko aya mafaranga niyo yanjye uyaryaho ahubwo wahaguruka ukamubura nimba ubyemeye kuguhobera gusa wahaguruka ukamubura nimba ubyemeye umusore neza imyaka ihise igenda neza nsubiye ubusore nsubiye ubusore ngewe rwose umva imyaka bamara mana y'u Rwanda none uyu mugabo noneho ntabwo nzabyemera akagashyano kagashinze kaje hano umva ikiha iri shano ndavuze ngo mbere rimwe yavuye hano rero nsanze yamatanye n'umugabo wanjye ubu se kuko nanjye nzabigenza ngo si byo bibaho umva iri shano mbere rimwe waritumuye kunde njye rwose nabifatiye iki ariko umupapa se yamemukiye kubona neza nisheri akaba yamunwaye ko umupapa se yamemukiye kibaye ikigoryi noneho walahi ndakibaje kimbuye ngo cyangwa ngo mu cyongereza no kireba ikintu kigitera kanyo urongeye urantutse nawe bien sûr kanyo ubwo umutwe uba mu bwonko utabeshya samaye uramenye ako kantu ni kabi